I Kigali umukobwa yahindutse inka kubera guca inyuma umuhungu. Uko bivugwa ngo umukobwa yaciye inyuma umuhungu bari bateganya gushakana, noneho uwo muhungu nta kindi yakoze yahise yirukanyira mu bavuzi gakondo, ubwo bamwe bazwi nk'abarozi nyine, ubwo ahita amuroga niko guhita ahinduka inka. Byatangiye gute? Byatangiriye mu mujyi wa Kigali, aho umukobwa witwa Alice yari afitanye ubukwe n'umuhungu witwa Bosco. Uyu Bosco akora ibintu by'ubucuruzi bijyanye no gucuruza ibyuma bya bikoresho byo kubakisha, ubu ndakeka bya bikoresho byo kubakisha sinzi ukuntu ndaza kubyita, bwacuruzaga ubwo nimubyibuka muraza n'ubwo babyita ubwo muraza kumbwira muri comment. Biriya by'amabati n'imisumari n'ibiki, ubwo kenkayori yacuruza kenkayori yarafitanye ubukwe rero n'uyu Alice. Uyu Bosco rero byavugaga ko bazakora ubukwe mu kwa cumi na kumwe ndakeka amatariki 30 aho ngaho kuri kurangira, kuko ngo nibwo umuryango wabo uba hanze. Muri message nabonye nibwo umuryango wabo wo hanze ngo uzaba waje kugira ngo ubukwe nyine abo hanze nabo babugaragaremo, kuko urabizi abadiaspora nabo batanga n'amafaranga menshi, niyo mpamvu barabushize aho hose. Bari bafitanye umwana kubw'umutekano we ntabwo ndaza kumuvuga, ariko bafitanye umwana umwe wiga mu wa 2 primaire nyine, kumva ubwo babyaranye ari bato. Noneho umuhungu abanyamafaranga yifuza ko yashakana n'uwo mukobwa, ariko ejo bundi kuwa 2 ndakeka bari bafite umurenge. Noneho ati byagenze bite noneho kugira uwo muhungu aze kurogesha umukobwa kandi bari bafitanye ubukwe, noneho uwo mukobwa aze kwisanga yahindutse inka mu soko hariya rwose, aze kwisanga yahindutse inka Nyabugogo, kuko yari agiye guhaha ahinduka inka utyo. Ukuntu byatangiye iyi nkuru yose kugira tuyisesengure, turahera mu karere ka Musanze. Muri Musanze uyu muhungu witwa Bosco niho akorera ibintu bijyanye n'ubucuruzi bw'ubwubatsi bwe. Rero uyu muhungu yari afite undi mushuti we yitwa ninde, undi mushuti we witwa Fideli, ngo wateretaga uyu mukobwa. Uyu muhungu yashatse kugerageza uyu mukobwa, amutega uyu mushuti we na mushuti we baraganiye, aramubwira ati nshaka ko ungeragereza sheri wanjye, ukamera nk'aho ari kumutereta, ugahindura indi nimero. Wamara guhindura indi nimero, noneho ukamutereta uvuga ko uri umudiaspora, uri umunyamahanga, nkareba ko aza kukwemera, nkareba ko wenda ajya nca inyuma. We n'uyu mushuti we Eric barabipanga, yaje kumuha nimero ye kuwa mbere, waje kumuha nimero ye ku cyumweru, kandi kuwa 2 bafite umurenge. Noneho uyu mutipe yandikira sheri w'uyu mukobwa, aramuhamagara aramubwira ati ese njyewe nitwa ahindura izina, ubwo Eric nubwo yahinduye izina, sinzi uko yahinduye izina, sinzi iryo yise, bwati ndi Texas, ndi muri Amerika, ndashaka ko twibera inshuti, nimba nta n'ikibazo kirimo ukambera umukunzi. Umukobwa aza kubyanga, aje kubyanga, ubwo wa muhungu afitanye ubukwe Bosco aravuga ati sheri wanjye noneho ubu ndamwizeye, ntabwo yanca inyuma kuko twamugerageje, noneho ntiyanca inyuma, sheri wanjye arankunda, ntabwo yamemukira ibiki n'ibiki. Adaciyeho igihe, hashize amasaha nk'atatu anatandukanye n'uwo muhungu, umukobwa aza guhamagara uwo muhungu, aramubwira ati nari ndi mu bantu benshi, ntabwo ibintu wambwiye nari kwemera n'ibiki ntabwo byari kuvamo, ariko ntabwo nakwanga kuko dore kuko nta n'umukunzi mfite. Uwo mukobwa Alice yasubije uwo muhungu Eric, yaje asubiza umuhungu Eric ariko atandukanye na Bosco, ubwo nyine ibintu byikoze sinzi. Noneho Bosco abihisha, noneho Eric abihisha Bosco, kandi nyine Bosco yari azi ko sheri we yamaze kwanga ko atamuca inyuma, kubera amutestinze yanze. Noneho nyine ikintu cyabaye, uwo Bosco
yahise abwira Alice kumwohereza amavidewo ye, nyine akamwohereza videwo ze akamubona, n'uwo Bosco akohereza videwo ze, n'uwo Bosco kuko yari azi ko Alice amuzi, ubwo nyine nimba amuzi nimba atamuzi simbizi, sinzi impamvu yahishe isura, akajya abwira Alice ngo ntabwo nakohereza videwo, ngo aririje ngo yageze Texas ngagira aririje ngo mu maso ye ngo harimo ngo duheri, ngo rero ngo ubwo ntabwo yamwohereza videwo gafite ngo duhere mu maso. Ariko Alice agakomeza kugenda aha uwo Bosco videwo muri iyo minsi ibiri, guhera ku cyumweru ubwo kugera ku wa mbere waraye amajoro bavugana kuri WhatsApp bateretana n'amasaha ngahe ashize bamenyanye. Noneho uwo muhungu Eric aza kubihisha uwo musheri we Bosco nyine ko aza kubimuhisha. Noneho ikintu cyakurikiyeho nuko Bosco n'uwo Alice bagiye gutegura ibintu by'umurenge, kuko bari bashaka gukora umurenge muri uku kwezi kwa gatatu, bari kuwukora ku wa kabiri, ariko uri kumva nyine ubwo ibyari byabaye ku cyumweru ni agahomamunwa, kuko Alice yari amaze kubona undi mukunzi wo mu diaspora, ariko yabihishe sheri we Bosco. Kandi wibuke ko yari afite umwana w'imyaka igera muri 6 uri mu wa mbere kabiri primaire. Noneho ubwo ikintu cyabaye nuko bateguye umurenge, bari barakodesheje sale, barakodesheje ibintu byose biri ku murongo, nyine ubwo ibyo bintu byari byaranjinze neza n'abantu biteguye kujya mu murenge. Noneho ubwo nk'abantu bose nyine bari gutegura ku bana, bajyanaga ahantu hose umuhungu, kuko uwo Bosco yarasize niyo kenkayori ye yarayisigiye uwo Eric, yarayimusigiye Musanze. Ubwo kwa mbere yahise ajya i Kigali, yasize ku cyumweru, ubwo Alice na Eric bari guteretana watabizi, yahise ajya i Kigali ajya kubana n'umukunzi we Alice, bajya kwibanira i Kigali nk'abantu bari guteganya gukora umurenge. Uri kumva nyine nabi byari bikaze kubana mu nzu nyine. Noneho ubwo Alice nyine na Bosco babana mu nzu, kuwa mbere kuwa kabiri barabyukira mu murenge. Noneho ubwo ari saa 2 nyine kuwa mbere ejo bafite umurenge, uwo Alice ahita abwira sheri we Bosco bari kumwe nyine mu nzu, aramubwira ati sheri, umwana twiganye w'inshuti yanjye arabyaye kandi nta muntu wo kumubaho, agiye kubyara kandi nta muntu wo kumubaho, igise kigiye kumufata, arampamagaye ngo umufashe. Sheri aramubwira ati ese wa mukobwa we kuzi ko ejo dufite umurenge, ko twaraye tutarwiyambitse, ko turi mu bintu byinshi, abari guteka bari gukora ikintu, uri kumva n'abantu bafite amafaranga nyine bari bakoresheje ibirori nyine ejo harashape. Rero ava mu murenge ari kwita hashya, noneho ubukwe bukazaza kuba buba nyuma, aruko abantu bo hanze biwabo baje nyine. Ubwo uri kumva nta mwanya wari uhari, abantu bafite umurenge ejo ntabwo ari abantu bari kujya muri ibyo byo kujya ngo yabyaye ngo yakoze ikintu bagiye gutabara, wenda bari kumuha ubufasha kuri telefone wenda bw'amafaranga cyangwa bw'ibindi. Shira avuga ati uyu muntu ugiye kubyara nta kuntu njyewe umuvandimwe wanjye nanjye ngiye kubyara yambayeho, uyu mukobwa ni inshuti yanjye no mu rugo. Ubwo uyu mukobwa ntabwo ari w'i Kigali, nuko ari gushakira ubuzima i Kigali, ni wo muri yo za Nyamata ndakeka. Avuga ati no mu rugo imitike njyewe ngende ngiye kureba inshuti yanjye, noneho njyewe ubwo turi saa 2 z'ijoro ndamubaho, nabyara neza ngenda duka saa 11 ndi kuza. Ubwo sheri we nyine arabyemera, maze kubyemera amuha itike, kuko nyine uwo mu Alice yari akavuga ati ngiye umuntu wambaye wo ku bitaro, igihe wari wanze umwana, igihe niwe wamfashije namago ubufasha, rero ntabwo umuntu wamfashije njyewe nshobora gukora iki, ntabwo nshobora kugenda nkavuga ngo arabyara nahari. Noneho ikintu cyabaye ubwo uwo Bosco nyine yaraye mu nzu wenyine arihangana, kuko gushaka ntabwo biba byoroshe. Bosco amaze kwihangana ubwo yahaye itike umukunzi we, noneho ubwo Alice aragenda. Alice igitangaje ntabwo yaragiye i Nyamata kureba uwo mukobwa, ahubwo yaragiye
guca inyuma Bosco. Noneho ubwo Alice aciye inyuma Bosco ikintu cyatumye abimenya byagenze bite rero? Alice yagiye atagiye kureba uwo muntu wabyaye ngo w'inshuti ye, ahubwo Alice yari agiye kwicira inyuma Bosco. Ejo bari bafite umurenge agiye gusambana n'abandi bahungu, kuko ukuntu byagenze Alice yibagiwe telefone ye. Amaze kwibagirwa telefone ye, ubwo sheri we Eric abonye message zo kuri WhatsApp, abona Eric na Alice bari kwitana sheri. Ahita avuga se ni gute umuntu namubwira ati dutestinge sheri wanjye komeruka sheri yanze n'ibikinga, atamubwira ngo anasibe nimero ye ayibloke. Nyine ubwo ari basinze aramuha nimero ngo hamagara sheri wanjye numve ko yanca inyuma, umuterete numve ko byavamo. Bashaka by'abantu nyine by'abasore b'ikigiye basinze bashaka kwemezanya. Noneho ubwo Alice nyuma y'amasaha ane nibwo yaje nyuma y'amasaha make nibwo yaje kwemera uwo Eric, ariko Bosco atabizi. Yari atandukanye na Eric kubwo umuntu ufite umurenge ntabwo yari atinze mu kabari. Noneho sheri we abonye izo message za Eric uri guteretana na Alice, ari guteretana na sheri we, umuhungu akibona izo message ahita ahamagara Bosco byatari, ahita ahamagara Eric, ahita amukatira byatari, ari kumutuka ngo ni gute wanywa ibi biboro, ni gute wateretana na sheri wanjye ko musama video n'ibiki, kandi narakubwiye ngo bloke nimero ye, ubizi ko twanabikoze twasinze, ukaba ugifite nimero ye ndetse no kumutereta kandi ko dufite umurenge. Kumva uwo muhungu yarakunda umukobwa kandi ntabwo kumikuramo byari bishoboka. Rero yahise afata moto yirukanka ku mukobwa, ariko yirukanse ku mukobwa aramubura ko ntabwo araza aho anyuze. Noneho mu kumubura nyine nibwo yaje guhura n'abantu, agenda baririza umuhanda wose mu saa 2 nijoro, saa 3 z'ijoro, agenda baririza abantu bose. Nibwo baje kumurangira, urabizi n'ubwo muri no Rwanda nta hantu wajya kurya abantu batakubona, ubwo baje kumurangira ahantu babonye umukunzi we, baje kumurangira mu saa 6 n'igice. Noneho agiye kureba asanga n'ubundi ni muri uwo mujyi wa Kigali, ntabwo umukobwa yagiye Nyamata, ari muri geto y'iki, ari muri geto y'umuhungu. Ubwo aragiye kumwirukaho, agiye kumubaza ati uyu muhungu muri guteretana n'ibiki, agiye kumusobanurira ati ngiye namuhaye umuntu nimero ngo agutestinge, bitwereke inshuti yanjye, none natunguwe no kubona muri guteretana, kandi ngeri njye wamuhaye nimero nzi wenda ngo urameshe ishema mu bandi uhakane babone ko ari njye ukunda cyane. None wowe atungurwa no kubona sheri we none ari kumuca inyuma ku wundi muhungu atari no Eric wenda bari kuvugana. Abasanga ari muri geto, akubita urugi arafunguza kuko hari n'umuzamu nyine, afunguje urugi, ubwo umuzamu yanga ko yinjira n'ibiki. Uwo mukobwa nawe atinya gusohoka muri iyo nzu, atinye gusohoka. Ubwo uwo muhungu nta kindi yahise akora, iryo joro mu masaa 7 n'igice, mu masaa 8 yahise ajya mu barozi, mu bavuzi gakondo. Noneho aza kuba arogesha uyu mukobwa ngo bafatane n'uyu muhungu. Noneho wumve ahantu birengeye, yagiye kurogesha uyu muhungu n'uyu mukobwa ngo bafatane, asanga uyu muhungu ngaratsiritse. Ubwo gutsirika abantu babizi muri comment baradusobanurira. Umuntu wabimbwiye yambwiye ko iyo umuntu atsiritse uburozi babigoye cyane ko bwamugeraho. Ubwo uyu muhungu yashaka ko uyu mukobwa, ubwo Bosco yashaka ko umukunzi we n'uwo muntu wamucaga, n'uwo muntu basambanaga kubaza kuba bafatanye, no bakajya ku karubanda. Noneho ubwo nyine Bosco asanga ngo uwo muntu wasambanaga n'umukunzi we ngo aratsiritse. Noneho ubwo Bosco ikintu cyose kiba, yahise arogesha umukunzi we guhinduka inka, akazana umurizo kugira ngo ibyo bintu byo kumuca inyuma atazanangira no kubigerageza. Ubwo muhungu akimara kuryamana ubwo n'uwo Alice nyine, ubwo muhungu nyine yahise yigira ku kazi, birarangira bwakeye, umunsi wari urangiye, ugeze kwa kabiri. Noneho abantu bajya mu murenge, abantu bagiye mu murenge
bari biteguye ko haraba ibirori n'ibikibwa, hari abaje ku murenge, bari mu rugo bari guteka, bari nyine ubwo bari kuva hirya no hino ko n'umuryango wishoboye byatari. Noneho ubwo bagiye babura abageni, babuze abageni. Ubwo nibwo uwo Bosco yaje ku murenge yaje ku murenge abwira n'abari bariyo, ababwira inkuru uko imeze, ababwira ko bitakibaye, ababwira ko byasubitswe, ndetse yongeresha n'itariki ku murenge, yongeresha itariki uko basezeranaho. Ubwo abantu bagenda babwirana ati bya bintu birahagaze, bya bintu birapfuye. Icyari gitangaje havuye iyo nkuru yuko byapfuye, amaze no kwerekana message ko yari afite telefone y'umukunzi we, ngo uyu mukobwa ngo aho yari agiye guhaha, ngo kugira ngo atekere wa mukobwa, dore ko abakobwa n'umutima bagira ni inyamaswa pe. Umuntu afite umurenge ejo ari gusambana, noneho nta nubwo abyutse ari kuhita ajya mu murenge, ari kuhita ajya kuri ba mugabo bafitanye umurenge ngo basezerane, ahubwo yabyutse ari kuhita ajya guhaha ngo atekere za magabo baraye bari gusambana, ngo zijye ku kazi, ngo zive ku kazi ngo zisange hari ibiryo, kandi ngo uwo munsi ari bafite umurenge. Bari runyumvire, ubwo n'ikintu cyawe yaragiye guhaha utuntu tw'udukaroni n'utuntu tw'utunyanya n'uduki, ngo babona aguye hasi ari gutaka ngo amaguru no ku kibuno hari kumurya. Ubwo nyine yahise amera umurizo utyo, aryamye ari kwikuruguta hasi. Abantu ntabwo bamenye n'igihe amaguru abereye nk'ay'inka, ahita azana ibinono atangira kwabira nk'inka. Ubwo bakibibona abantu bamuzi, hari abari bari gufata amavidewo, ntabwo ndacisha hano ariko ubwo kuri WhatsApp yanjye sinzi ko ubwo abarankurikira barayabona. Ubwo uwo mugabo nyine ababonye uwo mukobwa bahise bahamagara uwo Bosco, bari no kumubwira ko ibintu wakoze n'ibyo, dore ko bamwe bamurakariye, bari kumubwira ati sheri wawe hano ngaha mu isoko ewana ari kwabira nk'inka ntiwareba. Ubwo uwo muhungu ikintu cyari gisigaye yahise ahamagara muganga, aramubwira ati umuti wakoze. Ubwo bose babibonye, icyaha kikaba kitakindiho ko ari njye wishe ubukwe, ngwino umurogore. Ngo muganga yaje, bamutegeye, muganga yaje nyine. Ubwo nimba yaruguye uwo mukobwa, kuko nyine abatanze amakuru bavuze ko baje kuhava, nyine ubwo muganga bari kumuhamagara aje, ariko ubwo nyine ubwo mukobwa ubwo baje kuba bamurogora nyine. Uri kumva n'ubukwe bwatandukanye, ubukwe ntabwo bukibaye nyine, uri kumva ibintu yakoze n'izina ribi yiyanduje, ariko upfa ntabwo ubukwe bwaba bukibaye. Ndagushimiye aho tugejeje kuri uyu munota turi kumwe muri iyi nkuru. Niba ubona iyi nkuru hari ikigufashije, kora subscribe kugira tujye dukomeza kubona ku zindi nkuru zigisha ibijyanye n'ubuzima, imyidagaduro, politiki n'ibindi bitandukanye, kugira ngo tujye twigiramo mu mibereho yacu ya buri munsi.